hari umwe muri abangaba twabagaragarije witwa Uwizeyimana Eugene alias Sekoma. Uyu muri iki gihe nababwirwa mu kwa 9 kugeza ejo ndafashwa yari amaze kubaga inka zirenze ijana. Uyu mwana mu gitondo mu murenge wa Jari ahura n'abaturage afite amaraso ku myenda anuka inyama, baramufata baramaze tuvuye he, arya indimi ari indimi niko guhamagara inzego z'umutekano ku buryo bazibagana ubugome bukomeye cyane. Turaza kubereka amafoto, turaza ko yabaha bimwe mu bisigazwa by'izo nka bagiye babaga. Hagati y'umuhirwa Venusta kuriki aje witwa nawo muri Venusta ndo ya mafoto yanchi kuri WhatsApp. Itungo iryo ryose urifite riguha ifumbire, riguha amafaranga, rizamura imirimo. Umuntu uruza akishijoro akaryiba akaritwara, mu byukuri ntabwo tumufata nk'umuntu wibye ikaramu, ntabwo dufata nk'umuntu wibye telefone, ntabwo tumufata nk'umuntu wibye televiziyo y'imodoka. Hari umwe muri abangaba twabagaragarije witwa Uwizeyimana Eugene alias Sekoma. Uyu muri iki gihe nababwirwa mu kwa 9 kugeza ejo ndafashwa yari amaze kubaga inka zirenze ijana. Yivuze ngo arazibaga, ubwo turaza kubabwira n'uburyo azibona ati zimugeraho ziti, ntugire ngo nigenda wenye abafite abandi bankakorana nabo. Ibyo yabikore mu karere ka Rulindo, Gicumbi, Gasabo, Gakenke, kandi uyu yigeze no kugororwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa umwaka umwe, ndetse yigeze no gufatwa arakatirwa n'ubutabera afungwa imyaka 2 muri gereza ya Nyarugenge. Arasohoka azize ibyo byaha by'ubujura bw'inka, agarutse arakomeza. Ariko akorana n'abandi abantu bitwa reka shakishira izina abatenesi. Abatenesi ni nk'abaranga, ni nk'abantu bagenda bamwereka urugo ku rundi, bati hano bamuha amakuru kwa kanaka hari inka hateye gutya haroroshye, mbese bakamuha amakuru yose. Abo ngabo mwabonye ni 9. Hari undi wongereyemo waturutse Gicumbi, ariko abenshi nabaturuka, umwe aturuka mu murenge wa Ruri, ariko abenshi baturuka muri Jari mu karere ka Gasabo, undi ni wa Gicumbi. Ubwo bivuze ko 7 baturuka muri Jari, umwe ni mu murenge wa Ruri ni muri Gakenke, undi aturuka mu karere ka Gicumbi. Utirero Sekoma bikora gute? Mwabonye umwana urimo mutoya, nita ko ari muto ugeranyije n'abandi, witwa ndonda bareba Iradukunda Mugisha.
ubundi kundanga muntu ye ni yaradukunda nta rindi zina ririho ubundi we yise Mugisha niyo mpamvu izina rye Mugisha nashyize mu bidukuru uyu mwana ari mwana wikorera imizigo hariya Nyabugogo Sekoma araza aramurembuza ati ngwino ngiye kuguha akazi ati mfite akazi mu murenge wa Jari umwana aramutwara noneho byagiye ku mugoroba bakajyana ahantu ku rugo ruri mw'inka hahandi abatemezi bamurangiye inka bakayirekura bakayishorera akayitwara mu gasozi akayihambira ku giti akayibaga wa mwana akazi ke ni ukumufasha ariko no kumurebera ko nimba hari abantu bari buze yarangiza kuzibaga uburyo yazibagaga we kugira ngo umwana abashe kuzikorera inyama zikokora ku magufwa imbavu akazikata uko zakabaye umutwe n'igikanka kigasigara umwana akazikorera akagizigeza ku muhanda aho yasangaga wa mumotari witwa kambashakira izina umumotari amazongoza kuyabaha umumotari nawe akazishyikiriza wa mugabo uzicuruza kugira ngo abashe kuzikorera kugira ngo abashe no kujya kuri moto urumva ko hari igice kinini cy'inka cyabaga cyasigaye kuko yakuragaho ibimworoheye akabigemura uyu mwana rero yaje gufatwa gute ari we wadufashije muri byinshi igitondo kimwe hari tariki ngira ngo 8 z'ukwa 10 z'uku kwezi uyu mwana mu gitondo mu murenge wa Jari ahura n'abaturage afite amaraso ku myenda anuka inyama baramufata baramaze tuvuye arya indimi ari indimi niko guhamagara inzego z'umutekano duhamagara inzego z'umutekano kuko mu by'ukuri twa tumaze iminsi dukora n'izindi nzego kugira ngo tubone amakuru ahagije nuko twatangiye kwinjira muri ruherekane rw'aba bantu ariko Sekoma wakoranye n'umwana ntiyarangirije hari undi mwana utaje ahangaha uyu munsi rero tumuretse kumuvuga nawe yamusanze Nyabugogo bivuze ko mu by'ukuri yari bwari bwo buryo bwe yari style yo kujya Nyabugogo gashaka abana bikorera ibintu akabatwara asanga undi mwana ntari buvuga amazina uyu munsi ati mwenge kuguha akazi umwana amuga ati ndashonje aramutwara amushyira muri restaurant ararya amaze guhaga umaze kugorora barazamuka aho umwana igipfuka kirimo ibintu bihambiriye umwana atazi barazamuka bageze mu misozi ya Nduba bumaze kwira Sekoma abwira umwana ati mpereza icyo gipfunyika akuramo inkota ayishyira mu isogisi arenzaho ipantaro umwana ahita amubaza ati ariko tugiye gukora iki urumva umwana ahita agira ubwoba aramureba ati tugiye kwiba inka umwana nta kundi yari kugira barakomeje bagera ku rugo ruri mu inka aramuga ati hagarara aho ndebere Sekoma yinjira mu rugo rw'inka yinjiye mu mwana ariruka Sekoma abonye ko umwana yirutse aramukurikira amukurikiye umwana ahura n'abanyerondo abikubitamo Sekoma abonye abanyerondo nawe arahindukira ngera yiruka bivuze ko uburyo bwo cyangwa modus operandi yafataga abana batamenyereye akabatwara bakamurera abantu bamufasha muri ibyo bikorwa bye cyane cyane nk'aba bana babikora imizigo za Nyabugogo bataza amakuru uwo mwana n'ubu yarahamutse ntwaye kumuzana aha kuko yisanze mu bintu atarazi atamenyereye ubwo ndihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete muri ibikorwa rero Sekoma ari we Wizemana Eugene ni nk'umuyobozi mukuru niwe icyo yakoze yafasha abantu bamwe abatenezi abahakazi bakamurangira bakamutingira urutoki urugo ruri mu inka we akaza kugenda yitwaje babana bafite bakayishorera bakayitwara ahantu yateguye akayibaga yamara kuyibaga igikanka akagisigaho wa mwana akikora inyama akazigeza ahantu ku muhanda muti ihagaze
wa mumotari akazitwara akazana akazigeza ku Muhima hari kabusheri kuri ya mugabo twaberetse baza kuba amazina ye. None wa mugabo we agatangira akazi ko kuzigeza mu maresitora, mu tubari, mu hoteli, mu maduka y'inyama. Ubu kuvuga ko angaha twese dushaka twarisanze turyiwe neza nyine. Habyo tuzi. Nuko yakora. Nimba mwarumvise ahantu hose muri za Rutunga, muri za Bugesera, umugabo nta hatazi afite amakuru menshi. Ubwo ngubwo harahaza yasobanurira ariko afite amakuru menshi n'uburyo yabikoraga ku buryo bazibagana ubugome bukomeye cyane. Turaza kubereka amafoto, turaza ko yabaha bimwe mu bisigazwa by'izo nka bagiye babaga. Icyo ni igice kimwe cya Sekoma kirimo abatenezi, kirimo abana bamufasha twaberetse umwe muri bo, kirimo umumotari wazimu kukurumva yazibageraga mu Kigunda bagomba kuzikorera akazigeza ahantu moto ishobora guhagarara, moto nayo ikazikorera ikazigeza ku mugabo uzicuruza. Uriya mwana w'umumotari, uriya musore w'umumotari yiyemera ko nibura inshuro yibuka ari 15 ariko zarenga yikoreye inyama bavuye kubaga bakuye muri iyo misozi ya Nduba, za Rulindo na Jari. Ndetse n'undi uzicuruza nawe yemera ko birenze izo nshuro yakira inyama z'inka zivuye kuri uriya mugabo. Nubwo avuga ati sinzi ko ari zituruka ye nahamagarwa mu kazi gusa, ariko ibyo ngibyo nabyo bifite uko bizasobanura. Munyemereye twasimbuka nkajya ku kindi gice, ubwo ndaza kubaha umwanya tumugire ibibazo dusobanure. Ikindi gice ni igice cy'undi mugabo tutarafata. Ndagenda mpinda kuri abagaragara nka hari abayobozi bakuru ba ring leaders babandi babikomeye. Uyu ngo turacyamushakisha ariko aracyari mu gihugu, no witwa Uwitonze Jean Paul. Ntabwo ari hano, we turacyamushakisha. Uwitonze Jean Paul ni umucuruzi w'inyama ubikorera mu murenge wa Nduba, Kagari ka Shango. Ariko ubucuruzi bw'inyama ni ubucuruzi butemewe. We afite n'ibagiro munsi y'urugo rwe mu Rutoki, munsi aho azibagira afite arahari. Mu bamubagira ni uwitwa Muhirwa muri abo basore naberetse ahanga muri bandi batatu baga. Muhirwa se bwa mbere tumufasha, twigeze kumufata ku byaha nk'ibyo, arasara sinzi nimba bisazije nimba ari bisazi, ajya kuvurwa nyuma turamurekura ariko ngiye kubyisanga. Umusore warurangaho wambaye agapira. Muhirwa niwe bagaga inka Jean Paul yazanye Uwitonze, ariko Jean Paul agafatanya n'abitwa Rugenza na Ruberanzira. Rugenza, Ruberanzira na Muhirwa bacuze umugambi bashaka uwitwa Ntawangundi kugira ngo ajye gushaka urumogi tugura 10, batebwe umuntu yibaza ko yabatangiye amakuru, nawe afatwe afungwe nkuko nabashakishwaga. Ibyo babikoze tutarabafata. Birimo no mu byashimangiye impamvu tubafata. Nubwo twarakurikiranaga ariko byashimangiye impamvu kuki bumva ko bagomba gukora ibyo byose, nabyo bazabibazwa. Urwo mugi rwarafashwe, barutwara bashyira mu modoka iparitse ishaje itanagenda imbere y'inzu y'uwo muntu ufatanya n'inzego udufasha, bashaka ko urwo rumogi bari bahamagare polisi ikaza yarufata nayo tukamufata. Ariko mu by'ukuri polisi yarahamagawe iraza, ariko uwabahamagaye ntiyabona aho ruri, kandi yahamagaye polisi azi ko rurimo ararubura.
ahamagara undi ararubura, none bahamagara gatatu ariko mwabarize imwe sinababwiye ko ruri hano. Dutangira kugira ikibazo turavuga ariko aha hantu harimo agati. Dukurikiranye dusanga ni umukino bari bakinnye, ibyo nabyo umwe muri barabyisobanurira neza nubwo bamwe babihakana, ariko hari umugambi mugari wo kugira ngo abantu bose bariho bashaka kubafatisha bashake uburyo babeshya. Ariko ubwo nanone byaranjijwe n'ibindi bikorwa byinshi byo kubarega ibirego mu nzego z'ibanze, kubatwara mu karere, bageze naho biyambaza itangazamakuru. Kimwe mu gitangazamakuru cyakoze inkuru gitabaza kandi mu by'ukuri babigizemo uruhare. Hari andi makuru ntari buvuga aha ngaha, ariko mu by'ukuri ntabwo umunyamakuru yabyitwayemo kinyamwuga, kuko duhabwa n'amahirwe yo kugira icyo tubivugaho. Wenda inkuru yari kuba ukundi cyangwa yari kuba iri balanced, ariko ntitwahawe ayo mahirwe. Wenda mbona hano kugira ngo muri abanyamakuru, muri abafatanyabikorwa, ntawe twima amakuru iyo duhamagaye, iyo ntahari mu mujyi wa Kigali wese aba hari. Sinibaza impamvu umuntu mu by'ukuri yakaba yakora inkuru akayitambutsa atatubajije ngo yumve icyo tubivugaho. Nkeka ko ari no kuba nziza kurushaho, icyo kigereranyo cyari kuba cyiza kurushaho. Ubwo rero muri icyo gikorwa cy'uwo mugambi twafashemo Rugenza Ruberanzira, nta wanga undi, uwitwa Ngendahayo Venuste. Ngendahayo Venuste ni umupangayi mu mazi y'abo bantu bagiye badufasha kumenya amakuru. We yarijemo, uwaje azanye umugera muhamagara amazi ariko se ari Muhirwa, ati iriya modoka ya boss wawe irafunguka? Ati irafungukira aho n'abana bakinamo ko nta naho ijya. Atari ibintu ushaka kwishyiramo. Ati se ni ibiki? Ati ntacyo ndaza kukuzanira umfashe ubinshyiriremo. Nunda se kutabishyira amati we nuko wowe imodoka urayimenyereye uze kubinshyira ahantu, ari nayo mpamvu uwaduhamagaye aje kubitwereka atabibonye, kuko umugambi wo kubishyira umuntu akazi yagahaye undi agashyira mu nguni atari yamubwiye. Ni nayo haje iyo confusion kubibura. None biranga ngo ko hamagara byo Venuste ngwino ari kutwereka aho yabishyize. Nda bateko se ko waduhamagaye wavuze ko wamwiboneye, kuki noneho uzanye Venuste umubaza aho yabishyize? Maze se Venuste yabishyize ati bigiye yabishyizemo. Ese yabishyize ati ibintu Muhirwa yabimbwiye. Ntabwo ari kana ko yabishyizemo atoya. Sinzi nimba muhumva aho ngaho. Ntabwo ari imodoka yashyizemo atoya, ntabwo ari bampamagaye ngo mbishyire muri envelope irimo tuburu 10 tw'urumogi. Ariko hagati aho mbere amasaha make y'icyo gikorwa witwa Muhirwa yageraga muri Katsatemo, hari umuntu uri bugende uyu munsi. Hari umuntu uyu munsi polisi iri butware tu. Ibyo byose rero cyambere kwiba inka bakazibaga zikabagirwa hatemewe, cyo ni kimwe. Icya kabiri, noneho no kubangamira abantu bose babangamiye mu kazi kabo, bakumva ko bagomba kubafungisha bakabagirira nabi kugira ngo bakomeze bagire umudendezo wo gukora ibyaha, kugira ngo bakomeze bagire urubuga rugari rwo gukora ibyaha. Turacyakurikirana n'undi wese n'abayobozi babigizemo uruhare tuzabafata, kuko ntabwo ako kagara ari kanini ku buryo abayobozi b'inzego z'ibanze bataba babizi. Ntabwo gari kabari kanini cyane ku buryo ibintu byakabimenyekana ubu, kandi mu by'ukuri ari amakuru yagiye aca hirya no hino, abaturage bataka ntihagire uvuga. None n'uvuze bakumva ko bamugirira nabi. Muri make ni ikintu nabahamagariye ngira ngo mbahe mu nshamake y'ibyo tumaze iminsi dukurikirana cyane abantu biba inka z'abaturage mu biraro byabo. Ubu mvuze utwo duce, ariko hari izindi operasiyo zikomeza mu karere k'amajyepfo, hari izo operasiyo zikomeza mu karere k'iburasirazuba. Uko tuzajya twegeranya ibimenyetso neza niko tuzahamagara, kuko ubu ngubu twahisemo gufata n'umwanya kugira ngo tubereke ko ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo gusa, turabivuga tukanabikora. Ntabwo ari amagambo gusa
kandi mu by'ukuri urabona ko n'amara y'abaturage aba afite ishingiro. Reka nsoreze aho ngaho, wenda ntanga akanya mugira icyo mubaza, wenda ndagenda nsobanura ntizimba mu magambo. Murakoze. Uyu munsi ndabona tuvuga ubujura bw'inka nicyo cyatuzinduye hano. Rero ubwo kuri iyo mpamvu ndasubiza ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere umbajije ntabwo ari muri utu turere mvuze gusa, ngira ngo mwabyumvise no mu karere ka Kamonyi, mwagiye mubyumva muri Huye na za Gisagara, mwumvise amakuru nk'ayo no mu karere k'Iburasirazuba ho baranaziba zikambuka n'umupaka, barabikoraga zikambuka umupaka, ariko nabo twarabafashe. Ntabwo turabona ko mu by'ukuri aba bantu bafite aho bahuriye nabo muri ibyo bice mvuze. Birashoboka, sinabihakana 100%, ariko binashoboka ko banaziranye. Ariko kugeza ubu ngubu mu minsi ya vuba, muri aya mezi mvuze guhera mu kwezi kwa 9, ikibazo gikomeye cyari mu karere ka Gasabo, karere ka Rulindo, Gicumbi na Gakenke. Cyakoze icyo uyu Uwitonze Jean Paul hari